ngiye mu gihe nzi neza ko ndi mu murimo w'Imana ndi mu murimo w'Imana pe nta bindi bintu ndimo mbijyamo n'amaboko yanjye yombi n'amaguru yanjye yose urumva nkirinda ikindi kintu kibi gishobora gutuma izina ryanjye ryivangamo ikindi kintu sibye Imana byonyine. None se Arine we ntabwo ari mu murimo w'Imana? Ari mu murimo w'Imana. Ako kantu rero kiyongeraho kuvuga ngo yatewe inda niko kabi. Isinda gutwita ni icyaha? Oya gutwita si bibi ahubwo se utwitiye hehe bubihe buryo. Yes. Kuba uri pasiteri wabo Arine Gahongayire asengera ni iki wari gukora? Njyewe nabibanze nkanamuhagarika no mu itorero ahubwo nkamuhagarika nkamuhana nk'abandi namuhana nk'abandi nese ari ibindi bintu birenze sibyo ko n'amatorero bungu bikina sibiya uburyo ibintu bimeze. Ibe byiza umukunzi wa Fiesta TV nitwa Didas nkuko bisanzwe ndizera ko aho muri mwese mumeze neza cyane. Ubu tuvugana ndahantu bita kuri Rig ni umuryango w'abasomyi ba Bibiliya mu Rwanda. Ni umuryango utegamiye ku itorero runaka ariko batuza abana gukurira mu gakiza. Ikindi kandi ahantu turi hari sale nziza ngira ngo naha ngaha muri kubona duhagaze ni imbere ya sale ngira murabona ko byo ni ibintu byivugira bagira amacumbi nizere ko ari ahantu heza cyane hakubera heza wifuje ko waharuhukira. Ariko nanone nkuko mubibona ku maskrini yanyu mwiguriye ndi kumwe n'umuvandimwe Didier Yves nabatije Tebire inde Debire bro Tebire droga ya yene nitwa Didier Yves kuri Fantastic TV Rwanda. Yes ibindi by'amadebire rero mu bijyanye wanyu ni poa kabisa nta kibazo ibintu ni sawa yohana ndashima Imana wana Allah se ninde Imana nyine uko bivuze mu cyarabu. Rero kabivuga mu Kinyarwanda gwara nicyo nzi nayo by'ibyarabo byo wenda nasanga ari Satani bavuga ndabizi se jewe. Nta kibazo. Ciao nari bro. Bari gukoresha ikiganiro cyamamara akagira ubwoba. Okay. Ya. Hano nahiye. Wari waje gusoma? Naje kwisomera Bibiliya n'ubundi namenye ko nta heza hisi n'ubundi ari yare. Ya. Uravuga uti reka mfata kanya. Ese shako muri iyi minsi shaho ibintu bitarimo Imana byose ni fake nta cyo urimo ukora nyine tu. Niyo mpamvu navuze ni reka aho kugira ngiye mu kabari kuba nicaye mu kabari aho kugira mbe nicaye je muri boîte hari boîte ngo zikora aya masaha nubwo ntazizi ntabwo ndayigeramo simbizi ahubwo navuze reka niyizira ahangaha basi byibuze wenda agira akantu mpakura byibuze Imana ikavuga iti mwana wanjye ejo bundi Fantastic izagera kure n'iki ese byo mubeshye umuntu ashobora kuvugana n'Imana Imana umuntu avugana nayo kabisa. Ubwo se imyaka umaze kuvugana nayo kangahe? Shane kenshi cyane no kuba ngana gutya ngeze ahangaha n'amasezerano y'Imana nakuranye ndi umwana mutoya. Yes nibyo nabwiwe ndi umwana mutoya ngenda nkura so bivuze ngo ngiye ndamutse tuvuge niba ngiye nko mu cyumba cy'amasengesho tuvuge icyumba cy'amasengesho naho njyamo ariko abantu bitewe n'ibonda mba nifitiye ntabwo babyemera ariko iyo ngeze nyine mba nizeye neza ko hari ikintu gishya ngomba gukurayo. Shora kujya nkavugana ngiye gukurayo inzu nkaza nkuye nk'imodoka nkaza nkuye business whatever nubwo wenda bitaraza ariko bizaza sibyo se tujye tubyizera Imana ntabwo ibeshya ya yego. Hanyuma se Didier tugusanze wamaze gusoma cyangwa nibwo waruhaje? Nari bikomeje tu nuko wenda uvuga uti reka tuganire ndavugane narebe ntacyo bitwaye pfa kuba byose ari
ibintu byerekeranye n'umurimo w'Imana si byose yes okay niba ari n'ikiganiro kiri kuri Fiesta ibyo wambaza byose so gushyigikira se umurimo w'Imana no gushyigikira umurimo w'Imana ibintu byose dukora nyine niba byakugirira inyungu pfa bigufitiye inyungu gusa byose n'umurimo w'Imana si byose kuko okay hanyuma hari ibintu byinshi biba bigenda bisirikira ariko by'umwihariko we ugira ikiganiro bita Status Talk yes muri Status Talk ni iki kigezweho noneho Status Talk subwo bro ejo nabonye abantu bari gupostinga status ngomania ya boxer zifite udufuka ariko abantu nyine benshi bamajije barimo bibaza impamvu nyine yitwa tubox impamvu dufite udufuka ndazavuga ifoto yatwenda udushyire ku kiganiro baze kureba ariko nanjye twantangaje ziri ku isoko ziri ku isoko zasohotse ubwo ndanabamamarije hari ngira ngo impamvu y'utwo tuvuga ni agafuka kameze nk'iyo mikoro ufashe nyine urayambara ugahita ushyiramo ni iz'abagabo nta mugore ugiye yambara nyine bivuze ko ushobora gusanga abagabo bari tubikamo boro zawe dutsimbamo boro nako gutsimbamo nako gutsimbamo boro birasekeje nyine turumva niyo ni inkuru isekeje cyane ikindi si ndamenya nkubwira ngo ukira ntabwo nitwaje phone basi nkopera ariko ni byinshi bajyeho barebe ibiganiro bishyashya biriho kuri Fantastic kabisa aha hantu se wari usanzwe wazi Didier nari nsanzwe mpazi tu najyaga mpagera rimwe na rimwe iyo numva ndi free nshaka no kuruhura mu mutwe avuga ni reka nze mfate ibitabo mbe nisomera bino nk'ibyo bagira ibitabo byiza shane byiza cyane kabisa abo ntabwo urahageraho ntabwo urahagera kandi ubona tuhari cyangwa usoma imihehasha usoma amacupa hanyuma nabonye kuri status yawe wapostinze ibintu bya Sani bimeze bitewe na Sani Sani dufitanye ntabwo turatangira kugikora ariko dufitanye ikiganiro mu mwanya uri buze nimara kuva hano turahita tujya gukorana twahanye isaha ntabwo iragera Sani ari mu Rwanda yari mu Rwanda kuri projet yawe nawe yes so afite ibindi bintu ntabwo navuga ko ari projet yanjye gusa afite ibindi byamuzanye ariko bwarimo n'icyo kiganiro turi buze gukorana cyane nanone ku bintu bijyanye n'ijambo ry'Imana ngasigaye yarakijijwe yarakiriye agakiza nanjye nibyo nashaka ayo makuru ayafite yizewe nanjye ubwo nibyo ntegereje kumubaza ariko ntabwo ndishuwa neza gusa nyine numva ni amakuru nk'abanyamakuru tuba dufite nyine ku ruhande utizewe neza 100% usibye kuba wakwegera nyirayo ukamubaza akakubwira akakubwira ati bihagaze gutyo hari bikeya muri byose nibura bigaragaza impinduka kuri Sani twari tuzi koko niba hari impinduka yigera agakiza by'umwihariko mu migendere mu myifatire hari impinduka wowe wabonye kuri we navuga ko hari impinduka kuko mbere mwari muzi wenda uburyo bw'imyambarire ye yajyaga yambaramo ariko nanjye urumva ni mu byo nibaza nanjye nshobora kumubaza so urumva niba wenda arabonaga umuntu njye navuga ko mu Rwanda abantu benshi bamufataga nka Rihanna wo mu Rwanda sibyo hari imyambarire imyitwarire whatever so rero niba aka kanya ushobora kumubona yambaye ijipo igera hasi ku birenge ni ibintu nanjye ubwanjye ntabashije kwiyumvisha so ngeze aho ndavuga ni byanga bikunda ngomba gushaka uburyo nkorana nawe ikiganiro numve imva n'imvano y'ibyo bintu urumva nawe uhita ubyibaza kubona umuntu wari usanzwe yambara ubusa anyway reka mbivuge gutyo yambara bwa buryo bavuga ngo ni ukwambara ubusa akagira akafata umwanzuro akavuga ati no ndabirambitse niba yarabirambitse burundu niba ari ibihuha cyangwa se rwaro yamabwire ari agatwiko ntabwo mbizi so mfite gahunda yo kuba namubaza nkumva ese ibintu bamubeshyera nibyo cyangwa birashoboka kuko burya hari ibintu butizera neza bitewe n'ibyo ubona n'uburyo uba warabonye umuntu nkanjye navuga ko nakuze mubona mu muziki akora ku ngoma akorana na Bruce Melody n'abandi bahanzi batandukanye ariko umuntu yavuga ati reba tuvuge nka Rihanna ko ngo yakiriye agakiza
se wabyumva. ese Kanye West sari mu gospel ba mbere muri Amerika. Oya nyine hari ubona nese Kanye West yigeze ubona yambara ubusa, ntabwo bigeze bibaho. Kanye West yigeze yambara ikanzu y'inyama, ibyo bintu bigeze bibaho, ariko Rihanna yarabikoze, sibyo? Hari muri background ye yahashize harimo nuko yambaye ikanzu y'inyama, ariko ntabwo ibyo ntabwo ari ibintu nyine ushobora kuba wakwemera neza ko Rihanna yemeye gukizwa. Bagiye bamuvuga mu bintu byinshi, imiryango ivuga ko hari umupasiteri ngo agiye ikuzimu, n'umupasiteri yego ngo yasanze korali y'ikuzimu iyo bari gutwika umuntu ngo ibiririmba indirimbo ya Rihanna yitwa iyi nshyashya yitwa nawe nkunda kundi kuyumva. nkunda n'indirimbo zo tu, ariko simba nitaye nyine ku byo abavuga, gusa ngo injyana icyo bateva ya. Hanyuma Didier, ejo bundi nibwo twakoranye ikiganiro cy'umwihariko kivuga kuri miliyoni 200 zavugije ubuhuha hagati ya Bruce Melody na Gael. Yego. None ariko hari akantu twagaritseho kavuga ko ngo Austin ngo yarahombye, ako kantu kateje saga, ngo hari umunyamakuru wa Fantastic wibasiye Austin. Ibyo ni ibyo, none se nta kumwibasira, twe tuvuga nyine inkuru tubona, sibyo? Niba wumvise ngo ntabwo azi gushora ngo wanamwise umuhungu. Ese umuhungu aho afite umugore azahatwereke tuhamenye, kuko ikibazo cy'abahanzi bashyira public nyine ubuzima bwabo, sibyo? Iyo rero hagize ko adashyira hanze kandi tugakeka hanze tukumva hanze, tuba confused. Iyo twabaye confused rero icyo dusaba, turamusaba tukamubwira ngo yimutwereke ibyo turi kumva dufite urujijo, ubidusobanurire, kuko wamenyereye gushyira hanze ubuzima bwawe, ntabwo twereke n'ibindi. Yaba twakeka ko yateye n'inda ahantu araza akabitubwira, tukamubwira yateye inda ahantu turi kubyumva, nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Okay, byanashoboka ariko ntabe nk'abandi batera amavi gusa. Usaba umuntu yawugiye gutera amavi azi ibyo agomba gutera, so kiba ari ikibazo, abantu ntibamenya aho bagomba kuba bari. Niza amakuru avuga ko nubwo ngo Juno bari kumuvuga mu rukundo na Bwiza, ngo ahubwo Bwiza ashobora kuba ari Austin. Hano kubeshya na byose ni udutwiko, yaba ari na Juno nabyo ni agatwiko, baba babeshya. Ntabwo navuga ko ari byo, kuko na Real Ways nawe nubwo bamuvuze kuri Juno bavuga ko abantu bombi bashobora kuba bakundana, ntabwo nabihagararaho 100%, kuko bari abantu nyine muri entertainment nyine haberamo ibintu byinshi cyane byiganjemo kubeshya mu buryo kugira ngo bazamure entertainment cyangwa se bazamure n'impano zabo muri rusange. Ariko Juno na Real Ways ibyo cyari official. Ntabwo biri official, biriya ni ibintu bavuga bagatwika, kandi nagashobora kuvuga ukuri kugira ngo ya nkuru yabo ibesereye, ntabwo nyuma bavuga ukuri kwabyo, baragumye bakabeshya abantu kugira ngo ibintu bavuge ko byari ukuri. Ngewe ikintu cyatuma mbyemera kereka bavuze ngo babyaranye cyangwa se babana nk'umugore n'umugabo. Ariko none se yes, bajya gukoranira ya project yitwa Away, ndumva ari urukundo rwabo rwatangiye kuvuga nyine abari kubeshya brother, none se reba nawe uburyo Juno Kizenze yavuzwe icyo gihe na Real Ways, baravuzwe koko ari Juno yaratrendinze, ari nuzuriya Real Ways nawe yise azamukiramo, so nyine abari uburyo kugira ibintu byabo bizamuka. Urugero nka Medi arakubwira ati umugabo wanjye arankubita, nako umugore wanjye arankubita ni iki. Sorry, ntabwo ari we wabivuze, ariko uko byagenda kose nkurikije uburyo inkuru yavuzwemo bigaragara ko ari we usa naho yabishyizemo hanze ukuntu mu ibanga rikomeye. Yes, kuko inkuru numvise yari ivuga ko muze uriya Medi urumva habayeho ko yari yagiye niba ari mu bitaramo, niba ari mu biki, ni inkuru nari nasomye ahantu, ndumva narakoze screenshot yayo, wenda naza kuyiguruka yereka n'abakunzi ba Fiesta TV Rwanda. So bari bavuze yari yagaragaje, niba atari yabigaragaje yaba ari inshuti ye, ariko iyo nshuti uko bigenda kose kugira ibimenye ni uko haba hari uburyo baba communicatinganye bombi kugira ngo ibyo bintu bijye hanze. Nta nkuru y'umuntu ijya hanze usibye ari kubeshya, ariko inkuru yariyo yose
ibifite imvano bifite ahantu yaturutse ariko na nyiri bwite abifitemo uruhare sibyo niyo mpamvu rero mvuga nti nuko ariko uko bigenda kose kari agatwiko kuko bari barimo bashaka uburyo irandirimbo izamuka urongera ubone nanone ndaguha urundi rugero bigaragara ko tunaba ari udutwiko sibyo nuze uriya Davis D sibyo Davis D yaragiye gukora igitaramo i Burundi yarasa n'umuntu wazimye ageze aho yifata ifoto ari udukingirizo tuno twa niba ari prudence na rwo bwoko nago mbizi adushyira afata chambre ari muri chambre turi hasi gutya ku isima kuri ku makaro hasi nyine ya abantu baravuga ngo Davis D umwana ngo wabana ngo iki n'ibiki ngo umwami w'amajyepfo ya okay fine ngo umwami w'abana w'amajyepfo ibintu n'ibyo so abantu baragenda babivugaho ibintu byinshi baravuga so ariko nyine abantu nyine batari muri entertainment ntabwo bahita bashona bamenye ngo ibintu ni ibiki ariko bari udutwiko abari udutwiko sha bajya babanza banco basi mbanze mbiverifie neza umunsi ntabiverifiye ni udutwiko kuko ngenda nabibonye ko ari udutwiko abari udutwiko sibyo ya abo niba nanyumva nabo babyumve neza ko baba bari gutwika ariko bahindura imivuno nyine turadutwiko wape turi gusaza mwana twararangiye twaratuvumbuye uti nagatwiko rwose bajya babanza banyureho tuvuga ko na biriya bya Juno tubyanzure ko kari agatwiko se ko kugira ngo ubundi se ko bari basanzwe bari kuri TV bari kuri hit se ikibazo nese nk'ubu tuvuge hit bariho aka kanya se ntibagikenera hit bari nabwo baracyakeneye hit ntabwo hit igirangira ntabwo irangira uvango bahora ni uguhora yi-update nko ku telefone nshobora kuba nyifite nk'izi phone tuvuge za iPhone sibyo yite updatinze iraslipinga ntago wayikoresha vango urahora yapdatinga mu gihe runaka sibyo yite updatinze nyine birangira nyine izimyira na gukwamanika zima burundu nabo rero niko bameze baba bahora bi-updatinga every day so rero okay nakazi ntago navuga ngo ba blaming nakazi sibyo nakazi kandi nta kundi kuntu ko gukora ka prudence kudukingiriza uriya yaragiye gukora igitaramo i Burundi agira ngo yongere agaruke muri media cyane ya akora kari agatwiko tu kudukingiriza ntabwo bishobora kwica background y'umuntu harana background gute kuburi muri ubuse hariya mani uremera ukishyiraho n'ikintu kibi kugira ngo nyine uvugwe tu iyo uvugwa rero biba ari byiza cyane kandi ahanini uzanacunga nta muntu ugirya hiti ku kintu cyiza iyo wakoze ibikorwa byiza ntabwo urya hiti nicyo kintu uzajya banza ukimenya ari Gahongayire so bibonye ya ari Gahongayire yadatwitiriye ndaburiya nta nubwo bafitira hiti indirimbo yishaka kubigeze mu 150 ubone wacu kuri televiziyo niyo bayikina nka kangahe mu masaha 3 barayikina nyine kubera ko yatwise Gahongayire muzite so gusa nyine urumva bitewe n'ibintu nyine hari ukuntu ikintu kiba ubundi nkakuraho niba yaratwise si ibi pe ni byiza abikoze inkuru abantu nyine baravuga nawe akagenda avuga muri nuzego ku ma live yiwe n'iki ariko ni ukuvuga ngo gutwita ni byiza ni umugisha sibyo ariko didasi twita ari wowe cyangwa ari undi muntu sibyo cyangwa utera inda sava ariko burya hari ikintu kimwe buranashobora gukora didasi ngiye mu gihe nzi neza ko ndi mu murimo w'Imana pe nta bindi bintu ndimo mbijyamo n'amaboko yanjye yombi n'amaguru yanjye yose urumva nkirinda ikindi kintu kibi gishobora gutuma izina ryanjye ryivangamo ikindi kintu si by'Imana byonyine none se Arine we ntabwo ari mu murimo w'Imana ari mu murimo w'Imana ako kantu rero kiyongeraho kuvuga ngo yatewe inda niko kabi gutwita ni icyaha oya gutwita si bibi ahubwo se utwitiye hehe bubihe buryo nicyo kibazo umwuka wera nabivuga niba ari umwuka wera yes kuba uri pasiteri wabo Arine Gahongayire asengera ni icyo bari gukora njyewe nabibanze nkanamuhagarika no mu itorero ahubwo
nkamuhagarika nkamuhana nk'abandi ntamuhana nk'abandi nese ari ibindi bintu birenze sibyo ko n'amatorero ubundi bikina asigaye uburyo ibintu biba bimeze ushobora gukora ikosa uri gafifi bakaguhana wakora ikosa uri umuntu ufatika bakakureka ntabwo bari ya bintu bavuzwe kuri Aline yatwise habamire yasaga nka pasiteri uri gukora ikiganza ubundi nuko wenda bitanubahirizwa ari ibintu bya nyabyo usibye ko ubu habaho guhana ariko bibaye ari ibintu byubahirizwa umwana iyo akosheje mu muryango muramwegera mukamuganiriza mukamugira inama yes mukamugira inama niba ari nuhanwa agahanwa ariko mu buryo nyine ubona ko ari bwa buryo kuko n'abari abantu nubwo wenda bakora amakosa sometime bafasha itorero sibyo se niba tuvuga ari Gahongayire akoze indirimbo irimo ubutumwa uko byagenda kose ni gospel ntabwo ari secular sibyo iyo ndirimbo ubutumwa iri butange burafasha abantu benshi iyo ugize gutya rero akagwa mu gakosa mboneraho wenda no kugaya amatorero amwe namwe atajya yita ku bakozi bayo sometime niba tuvuge umukozi w'Imana araguye mu gakosa gatoya sibyo habayise bamuciraho iteka kugira bavuge bati reka tumugira inama sibyo mu makosa yakoze tumwerekeye aho yakosheje yikosore sibyo didase ari nabyo navuze nti Imana ntabwo izigera iduciraho iteka iturimbura idutwikisha umuriro please kubera njyena no gusinda byena no waza kubinyemeza sinzi uko yaba ameze kubera ko ngiye nkurikije uburyo numva nakunda umwana wanjye urumva ntabwo numva ko ngiye nagira urukundo rurenze urw'Imana ntibibaho Imana niba yarakunze abari mu isi cyane ikemera igatanga umwana wawe w'ikinege urumva ntabwo bizigera bibaho iyo ubwayo fast sibyo mbere iyo wenda yajyaga ibikora sibyo bigatwika ikazuza imyuzure inatanga umwana wayo yamutanze musumbishije abandi sibyo ariko ntabwo ndishuwa neza ko ubu ngubu sinzi wenda niba yarabikosoye ariko amushuwa ko ibyo bintu Imana ntiyabikora sibyo ko mwana n'igihe ndeba nkavuga nti tutuntu two mu dutwiko urumva Imana yatwitse se kugira ngo abantu bakomeze bayitwike hari n'igihe abantu bayitwikira ntawamenya rero sibyo amabwire urumva everything buri kimwe cyose waje usanga wagisanze kiri ahangaha ucyakira uko ugisanze tuvuge iyo usanga waravukiye mu ababudisite abantu bemera batemera Imana nyine tu batemera Imana twemera sibyo iyo usanga ariyo bemera nawe uba uhagaze kuri ayo maguru yombi ari byo wemera sibyo biterwa n'imyemerere yawe ahubwo icyiza kiriho nuko Imana izatwigaragariza ikaduha ukuri kwa nyako naho abantu bo kuko inkuru igenda ifata ibihumbi byinshi by'imyaka igenda barushaho kugenda bayeditinga bongeramo ibyabo cyangwa bagabanya sibyo bajya banavuga ko ngo inkuru y'imbarirano ituba sibyo ngo iratuba niko bajya bavuga kandi ziriya nizo tubarirwa nizo tubarirwa yes nizo tubarirwa gusa ikintu cyo nemera cyo nuko hariho Imana yaremye ijuru n'isi urumva yabambye ikirere kabisa urumva yaremye ibintu biriho byose kuko twese ntabwo twabayeho gutya gusa ikindi kintu ntazi mfitiye amatsiko ni ukumenya ahubwo yo aho yavuye nicyo kintu mfitiye amatsiko nacyo ngomba kuzamenya ngeze mu ijoro ni amayobera yayo mayobera rero niyo tuzahishurirwa nitugerayo ariko hari ikibazo utansubije ikihe kibazo didasi bivuze ko pasiteri wa Aline Gahongayire itorero asengeramo ni iki kintu cya mbere gukora ubu kubera nakubwiye ni ubu kubera ko hariho guhana sibyo uwakoze ikosa bagahana batavuze ngo reka tushyiremo inama ibintu by'inama sibyo namuhana kabisa nahita muhana kuko ntabwo fast urumva nuko wenda bari nk'umuririmbyi yigenga sometime sibyo ariko aba ari umuririmbyi uririmba ashingiye ku itorero ryakagombye kumukubita akanyafu gatoya ukuntu akabanza akitekereza kubera ko n'ubundi nibwo buryo bashyizeho ariko bitari ibyo ku bwanjye tuvuga ari nkanjye uhagarariye wenda tuvuge itorero runaka ari nkanjye uhagarariye itorero runaka ntabwo nahana umukristo wari wese ushobora kugira ikosa nk'iryo ryose
ntabwo namuhana ngo nginde mucire iteka bamwe bareke kuvugana nawe abandi bavuga ngo iki kuko impamvu ndi kubivuga gutya ndaguha urugero rumwe bigeze gusengera ahantu mu itorero ntari buze kuvuga ntabwo ari ngombwa mu itorero nasengeragamo sindi buri mentioning ariko nta kibazo bivuge ikomereze okay nshakana narivuga si uburenganzira bwanjye se hari ikibazo naribayemo ibyiza bivugwe n'ibibi bivugwa si byo se narivuga gusura umwadeperi ariko ntabwo nabivuga ndi umwadeperi bakristo bavandimwe okay wese ndiwe okay iri se hari ikibazo ibi ngibi hari bibi itorero ryawe rirabyemera birabareba niba batabyemera se none ko mbyemera njyewe ngenda byemera okay ni ukuvuga ngo didasiko ni gahunda imeze si byo ndamutse ndi mu itorero runaka hari urugero nari ngiye kuguha rw'umukristo umwe yari umuririmbyi w'umukobwa si byo na n'ubu ngubu byambabaje ndi umwana iki gihe nari ndi umwana afite imyaka igera muri 12 kugeza n'ubu ngubu biracyambabaza si byo bafashe umuririmbyi yaririmbaga kabisa yavuye muri korali aririmba ku giti cye aririmba hahandi baririmba ukabona itorero ryose ryahagurutse abantu bose bahagurutse nta muntu n'umwe ufite gahunda yo kwicara noneho bigeze aho haza kubaho uburyo bwo kugira nyine umukobwa birangira nyine atwaye inda sibyo yatwaye inda itateganijwe reka mbivuge gutyo itateganijwe si umuntu agiye gukora biriya bintu ntabazi ko oya hari igihe ugenda ugiye kwenjoyinga nyine ugiye kwishima urabizi ingaruka se nese ni bangahe se babikora izo ngaruka barazibona nyine kabiri guteranyaho kabiri ikanga kabiri guteranyaho kabiri bibwira ko ari kane wowe mbese nibyo mvuze ndakubaje hoya bishobora no kubona 20 cyangwa na 30 bidukorere bibe 30 nabikora ariko nyine bikore tire hari umuntu wavuze twa turi ahantu turi kumwe n'abandi bajama sibyo umuntu aravuga ati rimwe guteranya rimwe ni kangahe ngo ni kabiri umutipe yaragiye aravuga ati ariko abantu muri abasazi koko ubu umuntu uramufata yariye afite neza afite masters afite doctor ukamubaza ngo rimwe guteranya rimwe ni kangahe agusubiza ngo ni kabiri umutipe yagiye aho ngaho afata application afata nizef amaformula arakora maze tumubare yaje kubona kangahe aramutse abonye se -1 -2 byagutwara iki gutize kandi wateranyije ese ubwo ibyo nyine yamenye uburyo yabikozemo ubwo nyine bitewe aho ntabwo wapi inzira zose zigera i Roma se inzira zose zigera i Roma ariko n'igihe ni kuvuga ngo we ukuntu bimeze sibyo nyine bitewe na level uriho y'ubwenge bwawe n'imitekerereze yawe hanyuma rero batakubaza bidasika kandi umuntu aje kukubaza ngo rimwe guteranyaho rimwe ni kangahe wowe ukungana uko n'amashuri wize icyo nzi cyo nawe ntabwo wabura kubikemanga uvuga utari kuko byagenda kose uyu muntu ikibazo ambajije baragifite impamvu ubanze kugitekerezaho ntabwo wahita usubiza ngo ni kabiri rimwe guteranyaho rimwe no uhita utangira ugatekereza equation zose wagiye ukora ukavuga uti ariko bundi muri physique naho kajyamo ukareba ukavuga uti nizi application nakwaplika nkareba ibisubizo bishobora gusubiza nk'ibisubizo nka bine kugira ngo habashe kuba habonekamo igisubizo cya nyacyo bitari byo wihuse nyine guhita usubiza bigaragara ko wahubutse nyine tu byagaragara ko wahubutse ahubwo urabanza ugakora ukaplika ugakora imibare cyane ugakoresha umutwe wawe kugira ngo ubashe kubona igisubizo ntabwo wahita uvuga ngo naka kanya usubije ikibazo cyo muri gardienne bakikubajije warasoje warize amakaminuza n'iki ntabwo wahita usubiza gutyo buriya muri Bibiliya ni ikihe gitabo ukunda gusoma Bibiliya ngiye nkunda Zaburi bya Atari Zaburi ndabikunda wimbaza gutyo gusa wumve ko nkunda Zaburi urumva Zaburi ndabikunda cyane kabisa Zaburi ndabikunda pe ariko ibindi by'urumbaze ntabwo ndi bubusubize ngaro twavuye gusenga namaze ati uyu munsi mwasezeye ko twafashijwe pe basomye he twafashijwe nese sibyo icyambere upfa kuba wavuye mu rusengero wafashijwe naho ibyo kukubaza ngo mwafashijwe mu biki ese hari utabizi icyambere nuko wavuye wishimye wafashijwe bakubwiye wihanye niba biri na ngombwa sibyo ariko ibyo kurifata mu mutwe se aribwo biri ngombwa gusa bibaye byiza bifata mu mutwe ariko niba utanarifashe cyambere nuko wageze ugafashwa koko wafashijwe nta kindi hari ikibazo
nkunda kwibaza hari abantu bagize uruhare mu muziki nyarwanda yego nta muntu utabona uruhare rwa Bruce Melody nubwo ejo bundi ngo wamwikomye yego ako si uko ubikoma bari kuzajya banyumva nabi nese mba nabikomye gute reka tubireke ibyo hari abahanzi babiri yafashije ndetse yego harimo uwitwa Juno Kizigenza ndetse n'uwitwa Kenny Sol yego aba bantu ubona ari producer zihagaze gute mu nyarwanda aba ba niwe buryo bwo ntabwo ndi gusobanukirwa ninde uri prefere cyane uri hejuru yonki muri aba bahanzi bombi n'abahanzi Bruce Melody yafashije harimo Juno Kizigenza na Kenny Sol nabo ngabo abo babiri bonyine nese ubwo Juno Kizigenza na Kenny Sol wabahuza ntabwo wabahuza kabisa Kenny Sol subwa Kenny Sol ari down ya Juno Kizigenza seriously ahantu Juno yaca ntabwo Kenny Sol yahaca nawe niba ibintu by'umuziki urabimenyereye wenda kare kwenda uri umunyamakuru hano mu buryo kugira ngo utagira wenda wikoma ariko nanjye ntawe ndi kwikoma ahubwo nanjye mvuga uko ibintu mbyumva nawe ndabizi mutumiye wambwiza ukuri wamukuri ariko ahangaha mushobora ko ushobora kubogama ntuvuge ngo n'uyu ugaceceka ariko bigenda kose burya n'utazi ko nuza izi kwiruka oya urumva so ni ukuvuga ngo byose nyine urumva turaniraza tukareba sibyo ntawe mvuze ngo gutya na gutya ngo wenda Kenny Sol wenda ngo arakare ngo DJ yamvuze gutya ahubwo ikintu kiriho cyo iyo tubivuze gutya twebwe ngiye nkunda kuvugisha kuri brother ngiye ni uri umuhanzi nkaza nkagukoresha ndabwira ni uri umuswa ariko aha naho uzakosore niho ubuswa bwawe buri nibyo bintu bari byiza naho ngiye ndamutse nje nkakubwira ngo rwose didasura ririmba peririmba neza kandi tuvuge ugeze mu bantu bumvuririmba nk'ikivumvuri ngiye nabonye indirimba nabi ndabyihorera uramutse utunzwe n'umuziki wakwicwa n'inzara ngewe nakwicwa n'inzara yampotora ndakurahiye singiye kubeshya wenda usibye ko kereka ba bantu baba bahumye nibo nshobora kurira ariko abandi bose bavuga bati rwose wowe bivemo tu nakunze kubona uri kureba ku isaha cyane ushobora gusanga wenda amasaha yawe na sani yageze ahubwo urabizi ngira agace kitwa TikTok ndagira ngo twinjire ntumbaze imibare dida njya mbona ubaza imibare abantu bagahungetwa ntumbaze imibare ushaka ikindi kintu mbaze yego nta kibazo Didier mu bintu wambwiye ukunda gukora harimo gusoma Bibiliya gufata umwanya ugasoma Bibiliya ukiyibutsa ubusabane bwawe n'Imana yego Didier kuva n'igitabo cya kangahe muri Bibiliya kuva mbaze imibare base bakunzi ba Fiesta TV ndimo ndatwika mukomeze munseke oke twakomeje ndimo ndatwika twakomeje aha urabizi Didier cyangwa nabyize ariko ntabyo nzi akoze ba Fiesta ndimo ndatwika mbwira mwana mbwira ikindi mbaze ikindi okay twagiye Bibiliya rwose okay dukomeze muri Bibiliya dushaka tujye muri cyangwa ubuzima busanzwe nta kibazo yawe igitabo gisoza Bibiliya cyitwa iki gisoza Bibiliya harya ni gute we bane ni ibyahishuwe ni ibyahishuwe yego ni ibyahishuwe okay fine sha ntabwo ari kure kuko dore na password isinda nayishyira muri telefone ariko TikTok ubu nakubaza ugahita yes okay ntacyo bitwaye cyane ariko nuko nari nkeze sinabwiye ko ndimo ndatwika se akambere nagatwitse ngeze aho kabiri ndavuga reka nere kubahereza batagira ngo ntabwo njya nsoma ariko narebe ya ndakubaza kandi ariko nanone ko mu buzima busanzwe witurekera ya kuko ubundi kumva mu birenge huzuye amazi okay akandi narebe mubaze akanyuma kandi yo kumubaza kataragorana nta kibazo
bashaka ndaza n'ibigoranye ngo mu mahanga ese umuntu usubije ibyahishuwe nimba noroshye ntabwo noroshye reka nkusubize muri Bibiliya yego kuko n'ubundi twasanze ari isomero yego umuntu waje kwitwa Pawulo mbere yitwaga Pawulo yitwaga Paul yitwaga Paul nyuma baza kumwita Pawulo sibyo se yes nuko nguko bimeze sibyo kukunde Adidas bamwitaga Pawulo nako yitwa Pawulo ubu ngubu yitwaga Paul icyo gihe hano ubu ni Pawulo shani hatari kabisa ese ubwo uzi ubundi iyo uvuze minisitiri w'intebe cyo wagisubiza umugani wawe minisitiri w'intebe ashobora kuba ari umuntu uhagarariye intebe yaba ari umuntu uhagarariye intebe ubwo nawe uri intebe biterwa ubwo n'ahantu ari mu bantu ubwo hari uburyo mu classifying ari mu kintu biterwa naho n'ikibazo bajije aho kibarije TikTok yawe ndumva ari danje bro uransekeje cyakora hatari yes hari umuntu wambwiye ngo ujya witwara nk'umugabo witwa Ndahiro Valence nanjye hari abantu bajya babimbwira nigeze no kuca Nyabugogo ngo dore Ndahiro Valence papi kandi papi ndumva wenda usibye nk'umubyimba hari ntago dusa papi ndumva tudasa cyakoze ni nka mukuru wanjye buriya muri Kristo Yesu papi ntunyihakane ntunyihakane perezida wa korali natwe twabaye ba perezida wa korali babiyoboye umwana twabaye abaperezida twagiye dutaha abadirija bo ntabwo namubaye ariko nabaye perezida wa korali tu so urumva ko naratwitse harahiye umuntu uzapfa atabaye perezida nawe ushaka ko uzabe na perezida wa koperative ariko umuntu ukwitiranya na Ndahiro ubona ashingira ku kiniki uhuje nabo nshobora kuba nuko wenda hari twese turi ibikara ntabwo mbizi ikindi turamabogari ibyo byo ntawe tubiburana nawe sibyo ikindi cya gatatu urumva turi ibikara byacu biteye netre sibyo urabona ko abari ibikara biyaga sibyo ikindi nta mukorogo nyine turi abantu banyuzwe nuko Imana yaturemye hari akantu kumweje uti turi ibikara nibuka gasati merutse kubona akavuga ngo Yesu ngo ninde wabeshye ngo ukora umuzungu hari ubundi saro yuzi uwo ari we karibu yamabwire njye mbabwira Yesu ntawe uzi uwo ari kuko hari n'abavuga ko ari umunyafurika ariko Yesu birazi neza abayahudi ntiyavukiye mu bayahudi se abayahudi bari abaki abayahudi se abera hari ubwo ari abirabura wamenya wabwirwa n'iki kari no mu bayahudi yavukiye ko abazungu urabazi arafata ifoto akayigira ngo ngo ni Imana y'umuzungu akongera agafata ifoto y'umwirabura akayigira akavuga ngo ni satani aramubona ari umuzungu satani ngo ayirabura nabwo turi abana ba satani arakashamuye ubundi nta mpamvu bukorani tugomba kubuvamo burundu tukabuvamo yes ashobora kuba n'umwirabura cyangwa akaba n'umuzungu ntabwo tubizi cyangwa akaba yari na byombi ari inzobe ari n'igikara nta n'uwamenya ariko ntabwo ari umuzungu cyangwa ni umwirabura gusa icyo nzi cyo ni uko yapfiriye abeza n'ababi abibikara n'abatari ibikara abagufi n'abarebare bose yarabapfiriye n'ibinyabyaha nese yapfiriye abera abadafite ibyaha ibyaha icyaha kibaho ntukibe ntugasambane ntukabeshye cyangwa ubeshyere abandi urumva ntugasambane urumva ariko gusambana
gusambana mu muntu munyumve nabi sibyo urumva iyo ngingo reka nyihagarara ndabizi bahita bavuga ngo kubera iki ngo navuze ngo ntugasange gusambana ngo ibiki oya uvuze ngo ntugasambane nyine ntugasambane ariko nyine ntugasambane ambo iki nanone ntukice sibyo aho bigomba gutandukanira se gusambana hari igihe abantu bavuga ibintu ngo abantu basambanye batasambanye abantu baryamanye baba basambanye reka ntabwo baba basambanye baryamanye n'umukobwa ubwo mwaba mwasambanye tuvuge wowe waryamanye n'umukobwa cyangwa se umugabo yari icyakoze uri umugabo ukajya kuryamana n'undi mugore w'abandi ubusambanye impamvu ngiye mvuga ko hari ibyaha nanone ngiye nta hano ziye pawa cyane nese nka Dawidi yari umva navuga gute biriya mukunzi wa Fiesta yari inshuti n'Imana cyane abandi basaraba bari inshuti n'Imana cyane ariko uburyo basambanaga mana we noneho byakongeraho ko ari ikizira imbere y'Imana shamita mvuga ni cyakoze nkahita nimanukira nkahita mvuga ni cyakoze bakoraga udushya bya hatari bro ariko nyine cyakoze byibuze uramutse usamanije umugore w'abandi wa mugenzi wawe ni fake ese bari abakobwa baba basambanye baba bafite abakunzi abakobwa babasambanye nta mukobwa basambanye ese umukobwa wamusambanye uti ushobora kunsobanurira uburyo basambanye umukobwa ese gusambana nabyo gusambana ni icyaha ariko waryamanye n'umukobwa cyangwa waryamanye n'umuntu runaka ukavuga ngo yasambanye ntabwo aho ngaho ntabwo ibyo ari byo ntabwo uba wasambanye nka Moses kiriya yakoze ni iki Moses igi kiriya yakoze ni iki twakwita Moses se kareka Moses uravuga uwuhe mbese muri Bibiliya uriya w'umuntuze w'umufashoni uriya bavuze ngo ni ngo arapedana birasa ubwo yari umugabo ku wundi avuga bakoze ibiki bari barimo basabana rero nabyo babyita ngo ni ugusambana noneho ntabwo mbizi ibyo ni ibya nyirabyo ntabwo mbizi birakwiye mu Rwanda biriya ntabwo bikwiriye na nene ubundi igiye kamubwire pe niba n'abayobozi wenda bashinzwe ibijyanye n'umuco mu Rwanda bakagombye rwose kuzajya bahana bihanukiriye abantu nka bariya yes bavuga ko ari uburenganzira bwabo abarenganzira si uburenganzira bwo kwica umuco none se abantu ko bambara ubusa niba bareke ngo uburenganzira bwabo ese ntabwo mubura mu muhanda ejo bundi kabera so harimo uvuga ngo ntuze ngo abakobwa bambaye amashati maremare agera hejuru y'amavi tujya tuvuga ibintu dusubira ibindi niba bari barimo baca ibyo ngibyo by'amashati none se ni gute bavuga ngo none ni gute batanga uburenganzira ku bantu batingana ese hariya harasi ubwo koko si ntabwo baba bareba ko dukari ibimara turi kugira mu gihugu umuntu arifata akaryamana n'undi bahuje ibitsina ubwo si ubwo bari ubwenge bari iki ariko mamona biriya bintu banabiroga kuko nta kuntu udidasi mbabarira mbwire watekereje gukora biriya bintu si wabitekereza aka kanya uri normale nta kintu wanyoye uri muzima nta kibazo ubu wabitekereza nsubiza kuri kamera ya Fiesta ntabwo wabikora ariko babikoraze wabikora babikoraze bro sawa funga kamera twitahira niba utanabikora ngiye babindoza nabikora yes kuko uburozi namenye ko bubaho yes uburozi bubaho bakuroze baba bakuroze turi mu kwezi kwa mbere gushyika mu kwezi kwa kabiri ntabwo turi kuri 31 ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere oya yemani banda update nta munyamakuru ujya ujabira ubundi mu buzima reka wapi okay derutse kuganira uri kumbwira ku mugabo witwa Lucky yego ni muziki Lucky ni naro modo wanjye buriya mu byo wavuga byose yes ariko si rero ntabwo niko naje gusanga nsa naho wenda ahuje na character zanjye ariko Lucky kabisa ndamukunda cyane
So first ndahera ku bijyanye n'imyambarire ye, uburyo yambara, uburyo yitwara, imyitwarire ye muri rusange. Hari umuntu umwe yigeze kuvuga ndumva rero twanabiganira Santaya muri Gahanga impamvu yitwara kuri yango nuko ari umugabo. Abagabo benshi tuzi bifata nk'abasore nk'iki, ukabona umuntu w'umugabo ukibase ni umugabo nyine nagashaka gukura tu, ntabwo ashaka gukura. Hari n'uwo twigeze guhura ariko umugera twari twereye mu Gasara ahantu niyogoshishire za Miremera tu, hari umugabo yari ari kuvuga ngo yari yagiye kwiteresha ntuze babyita black tuntu bashyira umusatsi ugasa umukara, niba ufite n'imvi nyine niyize nagiye kugatereshamo, agatesha ati ndi gusaza kandi siri kuryoha intigute, ati shati ati mwana ati uzi kugira uzana imvi mwana n'abana bari hanze aha nabase muzi abana nabanyu kari abacu mbona muri kubateka nabanyu kari abacu urumva yanga kubyumva ariko nyine urumva ko ni hatari. So we rero Lucky mba numva no mu busaza bwe Imana izagomeza imukomereza umutima we, azakomeze kuriya akomeze ari naturel, sibyo ni kimwe n'abakobwa. Ngiye nkunda abakobwa bari naturel kabisa, atari bandi bagenda kikubita ino usanga afite amabara nka 80 mukororombya. So rero bibaye byiza nyine twagombye gukosora ahubwo uburyo turiho tubwe ukunukinga, sibyo ukagerageza kwisukura hatabayeho kuvuga ngo njyewe ndagenda nihindura ukundi kuntu. Ibyo ntabwo ari byiza, ariko byibuze uko usa gerageza uko usa ubijyanisha ukusa nyine tu. Niba umusatsi wawe ni black uhindure, niba wenda usa umweru kandi ukiri umusore birashobora kwashyiramo nawe ka black ntacyo bitwaye, si mu buryo bwo gusa neza, ariko bivuga ngo ndi umusaza nshaka kwigira umusore mu buryo bw'iyi mpamvu, witwaje impamvu runaka. Ibyo byo wapi rwose ya reka Didier ngushimire. Urakoze cyane bro. Namwe reka mbashimire ko mwabanye natwe muri iki kiganiro cyiza cyane. Ni ikiganiro dukoranye n'umuvandimwe Didier, ni umunyamakuru ndetse ni CEO wa Fantastic TV. Nizere ko naho waba Fantastic TV bimeze. Hanyuma waba Fantastic kababwire ko ahantu mubona twakoreye ikiganiro na ahantu heza cyane nk'uko bigaragara muri video. Didier heza shana ni fresh ni heza cyane. Urabona ko hari agashusho keza ka magic keza, ushobora no kuza kuba bahakorera n'amakomedi uko numvise. Hari sare y'ubukwe nayibonye sare y'ubukwe, hari n'amacumbi nayabonye, ushobora kuhakorera anniversaire ahantu hacecetse heza cyane, wahabokinze ndumva nta kandi kaviyo kaba gahari. Ibindi ni ibikira kandebe ahubwo nakacyaye ngo barakagukorera. Ikindi nabonye harimo na bafite na sonorisation muri sare, harimo sonorisation, za sonorisation zidasakuza cyane zitabangama, kumwe murimo murarya tuvuge niba muri mu nama y'ubukwe cyangwa se muri mu ntuze sonorisation nyine kumvikana, ariko nta bintu bya boom byo muri boîte wumva urumva ko nahantu hari security, hari secure. Okay, yes. Amacumbi ubonye ibitanda byaho n'ubu ndi kubireba hari hasi ni fresh, bafite ibitanda byiza cyane, hariho n'umuteguro. Bano bamukeneye kuruhuka ariko mudasambana, ni fresh, atari ibintu byo gusota, atabadasambana agace. Abantu baza mu macumbi bagiye gusambana, ntabwo bajya babaho yangagiye kujya gusambana n'iki ntabwo babitwika. Ndashimire nanone nizere ko mwabyumvishe na ahantu heza, nanjye nakurangira ni kuri Ligue hano Kimihurura munsi ya Presidence. Yes, munsi ya Presidence kuri World Division. Iyo wageze World Division neza uhita ubaza uti kuri Ligue ni he? Ligue urumva birateganye World Division ni hasi. Yes, yes, ni ahantu heza rero tukurangiye. Nge n'umuvandimwe Didier ni mukahabure. Nanjye reka mbashimire ko mwadawe umwanya wanyu mukakurikirana ikiganiro kitari kigufiya kitari kirekire. Didier ndagushimiye cyane by'umwihariko kabisa. Urakoze cyane Didas. Nanjye mbashimire, ariko gahunda ni subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze turyoherwe. Yes.